shuti wo nkurikiye, bakozi Imana munkurikiye, bantu b'Imana munkurikiye, nshuti zagusengerwa, uzamenya umupfumu nta kintu azakumarira. Icyo azakumarira, azakurya yawe ayakumareho. Numara kuba umukene agusezerere. Nuba ukomeye uzagira inshuti nyinshi, ariko umunsi uzakena zizagenda zose. Ariko nuba uri waramenye Yesu, no mu bukene bwawe Kristo muzamuri kumwe. Lekos ene monde repai. Nuba waramenye Kristo, inshuti zo muri ubuzima iyo ukigeze ziraguhunga, iyo ugize ibibazo zirakwitakana zikuvaho. Ariko Kristo nutazagusiga. Hituri abantu bagusize, impamvu bagusize ntacyo kuvuga ufite. Reka Imana guhindura amateka, reka Imana guhindura ubuzima, reka Imana kuzamure mu ntera, reka Kristo akingura imiryango yawe, urebe abantu baraza barakwita amazina atandukanye. Urashaka kuba udasanzwe, emera kuba inshuti ya Yesu. Uri inshuti yande, uri inshuti yande. Ndagira ngo baze umutima wibaze ngo ubundi inshuti yande. Ngeze ahanyerera ninde wandamira? Simana ivuze najyaye. Ese Satani cyo kuri urwo bunarokorwa nande? Ese ningeze mu mazi ubwato bugiye kurengerwa ninde wandokora? Ese umuyaga wabaye mwinshi cyane ninde wawucyaha? Ese umuyaga wakwatatse mama papa, umuyaga wakwatatse ninde wawucyaha ko utaramenye Kristo? Burya naho wakubitwa ugakubitwa, ariko Yesu muri kumwe. Umva igishoro cyiza, ibigeragezo byose uzacamo ntibizagukure kuri Yesu. Uzika abagabo nubwo umuyaga wabateye ubwoba, uziko bari kumwe n'umukiza. Reba y'umuyaga uza kuza adahari, bari kurengerwa n'iki? Uko byamera kose bari kumira nkeri, bari gupfa. Dore icyabarengeye, bari kumwe na Yesu. Ndakwifuriza wowe nkurikiye, ubuzima bwose uzacamo n'intambara uzacamo, Yesu muzabe muri kumwe. Urugendo rwawe rwose uzanyuramo, Yesu muzabe muri kumwe. Ntuzigere uta Yesu ngo wibagirwe Yesu, wibagirwe umwami w'abami. Inzara igiza ikibagiza umuntu agakiza, amafaranga ajyaza akibagiza umuntu agakiza. Iterambere ryariza rikagukura kuri Yesu. Ntihazagira ikintu kigukura kuri Yesu. Baramukangura, mbabaza ikibazo. Iyo baba batari kumwe nawe, yaza kuba ataryamye, atari muri ubwato. Iyo umugabo Yesu yaza kuba ataryamye muri ubu bwato, aya mazi bari kuyakizwa n'iki? Bantu munkurikiye hano kuri gusengerwa, ibibazo byose uzacamo, uzagenda ucamo, intambara zose uzacamo, kuba Yesu adahise bikuraho. Ntuzivumbure kuri Yesu, uzakomeza inshuti ya Yesu. Ibintu 7 wakora ukaba inshuti ya Yesu. Icyambe no kureka ibyaha. Ugiye kumva ngo ndi mu isi nareka ibyaha gute? Nukwemera gukizwa ukaba umukristo uhora wihana. Hari umuntu uri mu byaha atarakizwa, afite ibyaha byamunaniye kureka. Kuba inshuti ya Yesu nukureka ibyaha, ugahora umukristo, ugahora wihana, ukajya mu ntungane. Intungane bwira 17, ukaba mu ntungane aho ngaho, ukaba muri ukaritsiye, ukemera kuba inshuti ya Yesu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba inshuti ya Yesu, kugira ngo ube inshuti ya Yesu, nuko ubaho uri umuntu ugira imbabazi. Ikintu cyaranze Yesu ni imbabazi. Kugira ngo atubambirwe ni imbabazi.
kugira ngo yikure umusaraba n'imbabazi yatugiriye. Icyo ni cya kabiri. Ushaka kuba inshuti ya Yesu, mu bintu birindwi ugomba gusetinga umutima wawe, nushaka ubyandike. Icya mbere ni ukureka ibyaha, icya kabiri ni ukubaho uri umuntu ugira imbabazi, kuko Yesu icyamuranze ni ukugira imbabazi. Icya gatatu ni ukugira umutima w'urukundo. Ikintu cyaranze Yesu ni umutima w'urukundo. Igihe cyose uzabona umuntu adafite urukundo, uzamenye ko uyu muntu atari inshuti ya Yesu. Igihe uzabona umuntu ukabona umuntu adafite umutima w'urukundo mu buzima bwe, uzamenye ko uyu muntu atari inshuti ya Yesu na gato. Igihe uzabona umuntu aba mu byaha, uzamenye ko atari inshuti ya Yesu. Igihe uzabona umuntu atagira imbabazi, uzamenye ko atari inshuti ya Yesu. Uzamwita umufana. Buriya abafana ntibashobora kumenya ikipe aho abakinnyi baririye, bisiga n'amarangi bagakoboka, ariko burya abaho abakinnyi baririye ntabwo bahamenya. Icya kane, nimba ushaka kuba inshuti ya Yesu, icya kane ugomba kubaho uri umuntu uzirikana guhamagarwa kwawe, uzirikana aho wavuye. Mu bintu bituma umuntu ahora asubira inyuma ni ukutazirikana umuhamagaro, kutazirikana ahantu wavuye ngo uzirikane ibyaha wavuyemo. Igihe cyose utazazirikana aho wavuye, uzahora uhasubire. Niyo mpamvu muri imbyino nyiraho ngo ngiye ndi umukristo nzahora ndiwe ngeze ku gupfa. Ni ukuvuga ngo ni uguhora uzirikana. Cyo ni cya kane ugomba kuba wujuje. Ushaka kuba inshuti ya Yesu, icya mbere kureka ibyaha, icya kabiri imbabazi, icya gatatu urukundo, icya kane guhora uzirikana aho wavuye. Kuzirikana ubuzima ahantu wavuye, ahantu Yesu yakuvanye. Kuzirikana ibyaha Yesu yakuvanyemo, kuzirikana ubutayu Yesu yakuvanyemo, ukabizirikana. Icya gatanu guhora kurangwa n'umuntu ukunda abakozi b'Imana, kuba mu buzima bwo gukunda abakozi b'Imana. Kuba inshuti ya Yesu ni ukukunda abakozi b'Imana. Igihe utazakunda abakozi b'Imana, ntabwo uzamenya amakuru y'ijuru, ntuzamenya kwihana, ntuzamenya gutinya ibyaha, ntuzamenya gusenga, ntuzamenya icyo Imana ivuga, kuko Imana ikoresha abakozi b'Imana, ikoresha abakozi bayo, ikoresha abana b'Imana. Igihe cyose ngo ndi nyakamwe ngo nzasengera umutima, nta kintu uzageraho, nta makuru uzamenya. Cyo ni cya. Hari abantu bakizwa. Nimba uri inshuti ya Yesu, ugomba kumenya kuzimuka. Nubwo uri mu buzima, ugomba kumenya ko uzimuka. Nawe yarapfuye arazuka, aravuga ngo simbasize mwenyine, mbasiye umufasha w'Umwuka Wera, ngiye kwa Data. Ugomba kuba, nimba uri inshuti ya Yesu, ugomba kumenya kuzimuka, ugahora witeguye ko hari igihe uzapfa ukaba muri ubuzima ukajya mu ijuru. Hari uyu munsi ubwo mvuze ibyo gupfa, noneho nimwongera kumvugisha umva. Ugomba kumenya ko uzapfa, ugomba kumenya ko uzapfa. Yesu yabayeho, yigira umwana, akora ibitangaza, akiza arakiza, akora ibitangaza, akiza abarwayi, akora ibintu bitanga. Ariko igihe kiragera arapfa, arazuka. Amaze kuzuka ayiyereka intumwa ze, arabiyerekana, na nyina aramwiyereka, arabiyereka, baramubona, arababwira ati dore na za nkovu. Aravuga ati mugiye kwa Data. Nimba ukunda Yesu, icyo ni cya karindwi, ugomba kumenya ko uzataha. Hari umunsi umwe renitarazanga erebo, hari umunsi umwe uzazamuka. Igihe ukunda Yesu, ntukwiye kumenya ko agakiza karangira muri iyi si. Abantu benshi bafite agakiza karangira muri iyi si, karangira muri karitsiye, karangira mu cyumba. Abantu bakizwa muri saro, abandi bakizwa muri korari, abandi bakizwa mu rusengero, basohoka gusomana sawa, kwiba sawa, gutukana sawa, ariko bajya mu rusengero tuzajya mu ijuru. Agakiza karangira aho zero. Nimba ukunda Yesu, ugomba kumenya ko agakiza ufite akakujyana mu ijuru, ntakari kugutransfera kakujyana mu ijuru. Umuntu wese ukijwe afite transfer imwohereza
mu ijuru mu gihe ngo werese ngo yatwereje mu ijuru nose uzuma igihe kizagera uzagenda tu uzajyaye isi yose ivuga ko ikunda Yesu, abantu bose bakunda Yesu, hari Yesu wanjye, hari Yesu, ariko se agakiza ufite kutinda kubona akazi ugahita ngo ndagusezera, kandi kutinda kubona umuganga ngo ngiye kubivamo ngiye kubishingukamo, ko bakuvuga ngo ngiye ndaguye, kandi Kristo gusaba ko ugomba kumukunda kugeza gupfa kuzimuka. Ntabwo agakiza dufite karangira muri ubuzima. Abakunzi ba Yesu lekos enemo, abantu bafite gahunda yo gukunda Kristo, ntabwo dufite agakiza karangira mu migati, karangira mu miceri, karangira mu kawunga, karangira muri za kontara, karangira muri za visa, karangira mu bandi duha. No, agakiza dufite ku mukunzi wacu ni agakiza kazarangira twimutse tugiye iwacu mu ijuru. Turabashuje mwese inshuti za Gusengerwa aho muherereye mwese, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, tubahaye ikaze. Amazina yanjye ni Harerimana Bararisi, kugira ngo dushime Imana kuko Imana iturinze, Imana yabanye natwe, Imana ndamye neza ko nawe Imana yakurinze. Ntacyo twavuga tutabanze gushimira Imana. Mana turagushira hejuru mwami, turavuze ngo nushimwe mwami Yesu, izina ryawe ni umunara muremure, abakiranutsi bahungiramo bagakomera. Turagushimye ko uri kumwe natwe, twemere Kristo. Umuntu wese udukurikiye, umubyeyi udukurikiye, mugabo udukurikiye, mukobwa udukurikiye, umuntu wese uzumva iri jambo, uzumva uyu mwaka tugiye gufata, mwami w'amasengesho azahemburwe, azasubizwemo intege mu bugingo. Urakoze mwami kubana natwe, urakoze ko tugeze mu byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dufite indirimbo nyinshi zo kuguhimbaza, wowe mwami utwara abatware. Dufite indirimbo nyinshi zo kuguhimbaza, wowe mwami utwara abatware. Dufite indirimbo nyinshi zo kuguhimbaza, wowe mwami utwara abatware. Dufite byinshi mu mitima yacu, ibyo wadukoreye Imana ni byinshi cyane. Dufite byinshi mu mitima yacu, ibyo wadukoreye Imana ni byinshi cyane. Hari byinshi mwami wakoreye ubuzima bwacu, ari byinshi wadukoreye tutari kwikorera. Hari ahantu watuvanye tutari kuva, hari inzobo wadusimbukije tutari gusimbuka. Yesu ushimwe Yesu. Dufite byinshi duhora twibuka, wagiye udukorera mwami.
hari inzovu nyinshi wadusimbukije, dufite byinshi Mana mu mitima yacu. Hari inzovu nyinshi wadusimbukije, dufite byinshi mu mitima yacu. Sinabivuga ngo birangize hoya, reka mvuge gakeya kubyo wadukoreye, wadukuye aho Satani yicira abantu. Ibyo ni byinshi Mwami wadukoreye, wadukuye aho Satani yicira abantu, tutazagira agaciro. Uyu munsi Mwami waduhaye agaciro, hari amatangazo menshi wamanuye, yarari ku buzima bwacu. Hari abagome bari bayamanitse, ntibari bazi ko tuzagira agaciro. Uyu munsi warabikoze, dufite byinshi mu mitima yacu Mwami, ntitwabivuga ngo tubirangize. Hari byinshi wakoze tudashobora kwibagirwa, Mwami w'abami ubishimirwe. Dufite byinshi mu mitima yacu, hari byinshi wakoze mu buzima bwacu, tudashobora kwibagirwa, tudashobora kwibagirwa, tudashobora kwibagirwa. Inshuti mwese mudukurikiye, abari kure ndetse n'abari hafi, wowe udukurikiye ari ubwa mbere utubonye, nawe udukurikiye usanzwe utuzi, inshuti za Gusengerwa, abadukurikiye mwese, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, mwese tubahaye ikaze. Nanjye mva ngo hari byinshi Imana, hari byinshi yakoze mu buzima bwawe, hari byinshi yakoze mu mibereho yawe. Nubwo ushobora kwicara ukabona ko ntabyo bitewe n'urusaku rukuriho, ndajya nkubwire ko hari ibintu byinshi Imana yakoze mu buzima bwawe. Wowe ushobora kwicara wareba ukabona ko ntabyo. Burya kenshi iyo umuntu ari mu ntambara, ari mu bigeragezo, akunda kwibagirwa iby'Imana yakoze. Ariko reka mbwira umuntu wese nkurikiye ngo ntukibagirwe ibintu Imana yagukoreye. Ibintu Imana yakoze ni byinshi mu buzima bwawe. Nubwo Satani yagutera ubwoba, nubwo Satani yazana ibikangisho mu buzima bwawe, akakwereka yuko upfuye, akakwereka ko ubuzima buhindutse, ndajya nkubwiye ko ubuzima bwawe ntaho buzajya. Iyo akurokoye cya gihe urupfu rukomeye, izakomeza kukurokora mu izina rya Yesu. Ya Mana yabanye nawe bari kuguha amatariki, ya Mana yabanye nawe kwa muganga bakubwiye ko bidashoboka,
ya mana yabanye nawe uri muri wa mwijima, ya mana yabanye nawe muri bwa buzima bugoye, ya mana yabanye nawe kurya bidashoboka, ya mana yabanye nawe kwambara bidashoboka, wongerere uyigirire icyizere, wongere uyigirire icyizere. Ya mana ya yindi yakugizwe uwo ugomba kubahwa, ya mana yagukuyeho amazina mabi, ya yindi yatumye ugira ijambo utari kuzarigira, ya mana yakwicaje ahagutse utari kuzahicara, ya yindi yagucira inzira ukiga ya yindi yabanye nawe umuryango udahari, ya yindi yabanye nawe ababyeyi baragutaye ikagutoragura, wongere uyigire icyizere. n'Imana idahindurwa n'iminsi n'ibihe. Ibihe byagutera ubwoba ariko ntibyatera Imana ubwoba, ubyumve neza. Ibihe byagutera ubwoba, iminsi yagutera ubwoba, abantu bagutera ubwoba, ntago ibyo bintu byose byatera Imana ubwoba, kuko Imana niyo gisubizo cy'ubuzima bwacu. Imana niyo gisubizo cy'ubuzima bwacu. Ndagira ngo mbwire umuntu wese nkurikiye mbwiye ko Imana ari igisubizo cy'ubuzima bwe. Imana ni igisubizo cy'ubuzima bwawe. Hari byinshi byo gushima mu Imana, hari byinshi wavuga, hari byinshi wakibuka. Rimwe na rimwe hari igihe Yesu ajya gucecekana cyangwa se akisinziriza. Yesu ajya asinzira, uzabisoma mu ijambo ry'Imana riri hano muri Matayo. Uzasanga Yesu hari ukuntu ajya yisinziriza. Uzasoma muri Matayo ibice 8, uzahere ku murongo 21, usome ugende ugire ku murongo waho wa 27. Uzasanga Yesu ajya yisinziriza. Hari inkuru zivuga uburyo Yesu yari ari mu bwato, ngo haza umuraba mwinshi cyane. Umuraba uraza, ishuheri riba nyinshi, ngo Yesu yari yisinziriye ngo asinziriye. Abantu bagira ubwoba. Na n'uyu munsi nubwo Kristo twamumenye, nubwo abantu bamuvuga ku izina, iyo ibigeragezo bije hari igihe bacika intege kandi Yesu bari kumwe. Wari uzi ko Yesu ataba kure yawe? Ntashaka kubera ikosa ryo kujya kure yawe. No mu bibazo byose ucamo Yesu muri kumwe. No mu bwo burwayi ufite Yesu ari hafi yawe. No muri izo manza Yesu ari hafi yawe. Ndanyambwira umuntu wese nkurikiye ko Yesu adashaka kujya kure ye, iryo kosa ntiyarikora. Aba ari hafi yawe aba ari hafi, ari kugucungira hafi, arimo ari kureba avuga ati kandebe ukuntu biraza kumera, kandebe uburyo biraza kumucanga, nze kumutabara. Aba nabo ngo bari mu bwato, ngo haza umuraba mwinshi, haza umuyaga, abantu barasakuza, abantu bagira ubwoba, ngo Yesu ngakangutse acyaha umuyaga uratuza. Ikintu nkundira Yesu ashobora kugucecekana, afite ibyo arakora. Uyu mwami ashobora gucecekana afite uburyo araza kugutabara. Akareka n'abantu bakaguseka, akareka n'abantu akavuga ati ariko se buriya arasenga. kuri 25 aho muri Matayo 8 haravuga ngo baraza baramukangura bati databuja dukize turapfuye. 26 arababaza ati ni iki kibateye ubwoba? Mwaba afite kwizera gukemwe? Maze arabyuka acyaha
umuyaga acyaha umuyaga n'inyanja biratuza rwose. Uyu mugabo Yesu ngo bagiye kumushaka baravuga ati yagiye hehe. Rimwe na rimwe uzarebe iyo abantu bafite ibibazo, iyo abantu bafite intambara, iyo abantu bafite nk'uburwayi umuntu, abantu bajya kumushaka Yesu. Abantu baravuga tujye kumushaka, tugende tujye kumushaka. Ni hehe turamubariza? Ni mu nsengero, ni ku muhanuzi, ni kwa bishop, tujye kumushaka. Abantu baravuga ati tujye kumushaka. Yagiye he ko tujye kumira nkeri? Ariko yari ari iruhande rwabo. Uzi ko ibibazo bijya biza umuntu akibagirwa ko ari kumwe na Yesu. Ibibazo bijya biza umuntu akibagirwa ko ari kumwe na Yesu, akibagirwa ko yakoreye Imana, akibagirwa ko yavugiye Imana, akibagirwa ko yaririmbiye Imana. Ibibazo bijya biza bikagucanga ukavuga amagambure kandi Yesu muri kumwe. Ngo bajya kumushaka, bari bari kumushakira Yesu, bagiye mu bwato ntibari bazi ko bari kumwe. Ubwo si ibibazo bikuzengereze, uri kwitotomba wageze ngo se ntiyagutaye, ari kumwe nawe kandi nawe urabizi ko Yesu muzi. Ariko ibibazo baramukangura, baramubwira ati mwigisha kanguka, umuyaga ni mwinshi, inyanja imeze nabi, inyanja ifite amatiki imeze nabi, muri bino minsi inyanja imeze nabi. Cyo nkundira Yesu ngo bamukanguye. Yo icyama ngo ubuzima bwose uri gucamo Yesu ube waramugize inshuti ari hafi yawe. Ibaze bano bantu iyo bazako batari kumwe na Yesu bari bibagiranye. Burya naho wakubitwa ugakubitwa ariko Yesu muri kumwe. Umva igishoro cyiza, ibigeragezo byose uzacamo ntibizagukure kuri Yesu. Uzi ko abagabo nubwo umuyaga wabateye ubwoba, uzi ko bari bari kumwe n'umukiza. Reba iyo umuyaga uza kuza adahari bari kurengerwa n'iki? Uko byamera kose bari kumira nkeri, bari gupfa. Dore icyabarengeye, bari kumwe na Yesu. Ndakwifuriza wowe nkurikiye, ubuzima bwose uzacamo n'intambara uzacamo Yesu muzabe muri kumwe. Urugendo rwawe rwose uzanyuramo Yesu muzabe muri kumwe. Ntuzigere uta Yesu ngo wibagirwe Yesu, wibagirwe umwami w'abami. Inzara igiza ikibagiza umuntu agakiza, amafaranga ajyaza akibagiza umuntu agakiza. Iterambere ryariza rikagukura kuri Yesu, ntihazagire ikintu kigukura kuri Yesu. Baramukangura. Mbabaza ikibazo, iyo baba batari kumwe nawe, yaza kuba ataryamye atari mu bwato, iyo umugabo Yesu yaza kuba ataryamye muri ubu bwato, aya mazi bari kuyakizwa n'iki? Bantu mungurikiye hano kuri gusenga rwa, ibibazo byose uzacame, uzagenda ucamo, intambara zose uzacamo, kuba Yesu adahise abikuraho, ntuzivumbure kuri Yesu, uzakomeze inshuti ya Yesu. Yari aryamye hafi yabo, doko yari acecekanye igisubizo. Icyo nkundira Yesu yamumenye, nubwo yakure kugakena agusinzana ariko aryamanye igisubizo. Iyo uri kumwe na Yesu, naho yakureka bakakuvuga ariko aryamanye igisubizo. Haleluya, haleluya. Naho bavuga ngo urasebye,
mukaba muri kumwe aramugize inshuti ahantu ari yisinzirije aba aryamanye igisubizo. n'abo bavuga ngo nta kazi uzagira, mukaba muri kumwe uri inshuti, Yesu muri kumwe inshuti yanjye aba aryamanye igisubizo. ese wari uzi ko kumenya Yesu mu buzima bwawe bigufitiye umumaro ukomeye wo muri ubuzima turimo ndetse no mu ijuru ndetse n'ahazaza? wari uzi ko kumenya Yesu ari iby'agaciro mu buzima bwawe? wari uzi ko kumenya Yesu bizaguhindurira ubuzima? wari uzi ko kumenya Yesu bizagukiza umwaka? wari uzi ko kumenya Yesu bizagukiza ipfu? wari uzi ko kumenya Yesu bizagukiza amahembe? wari uzi ko kumenya Yesu bizagukura mu rupfu bagohereje? wari uzi ko kumenya Yesu bizagukiza uruzerero? ese waba uzi ko kumenya Yesu bijya bidukuraho umwaka? nawe yaba acecetse ariko waramumenye, icyiza iyo wamumenye ntajya kure yawe. oh haleluya! iyo wamumenye ntabwo ajya kure, muba muri kumwe. iyo wamumenye aba ari hafi yawe. nawe wakabakaba n'umubone, ukareba hano umubone, ukareba hejuru n'umubone, aba hari yakwihishe, aba yamanye igisubizo. isaha yose aragutabara abanzi bawe mwarwe. kandi icyo nkundira Yesu, arareka bakabanza bakavuga abaho, arareka bakabanza bakaguseka abaho, arareka bakabanza bakakunegura abaho, yaza agapanga amasiripurize. iyo nkurikiye kumenya Yesu bizaguhindura ubuzima. ubuzima utahinduriwe n'imiryango, numenya Yesu, Yesu azabuguhindurira. ubuzima utahinduriwe n'abakomeye, numenya Yesu azabuguhindurira. kugira amashuri ni byiza, kugira amafaranga ni byiza, no kuyashaka ni byiza, ariko n'ubifite udafite Yesu ntuzamenya aho binyuze. ariko n'ubifite ufite Yesu, Yesu azabirinda. kugira ngo ibyo wagezeho bigira agaciro, ni uko ugomba kuba uri kumwe na Yesu. kugira ngo ubuzima ufite ubashe kurama muri buno buzima, ni uko uri kumwe na Yesu. kugira ngo abana bazagira agaciro, ni uko ugomba kuba uri kumwe na Yesu. mbese uri kumwe nande? ninde muri kumwe? baza umutima wawe wongere wibaze, tekereze neza nimba uri kumwe nawe. dore Yesu ni igisubizo cy'ibibazo byawe. umwemerere, Yesu arakumvira. umwemerere, 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 Yesu arakumvira. numushaka n'umwete uzamubona, numuhamagara azakwitaba. umwemerere, umwemerere, uyu mwami Yesu arakumvira. dore ikintu cyiza cyo kuba inshuti na Yesu, uramusaba akakumvira akagusubiza. uzi ko bamukanguye ntakomeze gusinzira agakanguka? uzi ko bamukanguye yakanguka akabaremera igisubizo? uzi ko kuba uri inshuti ya Yesu umutabaza akagutabara? uzi ko nuba inshuti ya Yesu uzamuhamagara akagukiza umwaka? uzi ko nuba inshuti ya Yesu uzamutabaza akagukiza karande? uzi ko nuba inshuti ya Yesu uzamuhamagara agahindura amateka y'umuryango wawe? inshuti yanjye, ubuzima ubayemo nimba utari kumwe na Yesu
ubuzima bwawe buri mu mazi abiri. Umuntu wese utari kumwe na Yesu ubuzima bwe buba mu mazi abiri. Umuntu ubana na Yesu ubuzima bwe buri mu burinzi, buri mu kiganza cy'Imana. Ariko umuntu utari kumwe na Yesu ubuzima bwe buri mu mazi abiri. Ni ukuvuga ngo uhagaze mu nyanja, nukenera ubutabazi nturabona ubutabazi kuko Yesu ntimuri kumwe. Umuntu uri kumwe na Yesu ubuzima bwe buri mu kiganza cy'Imana. Umuntu uri kumwe na Yesu ntapfa gupfa. Umuntu uri kumwe na Yesu azamuramira. Umuntu uri kumwe na Yesu azamukiza amakuba. Umuntu uri kumwe na Yesu azamukiza urubwa. Umuntu uri kumwe na Yesu azamukiza karande. Umuntu uri kumwe na Yesu azamukiza ibimwe ugarishe. Kubana na Yesu ni ukubana n'umugabo udatsindwa ku rugamba. Ni ukubana n'umugabo utazigera yiyambaza abandi bamufasha kurwana. Uyu mugabo Yesu arwana urugamba wenyine akarutsinda. Nta wundi muntu ku isi urwana urugamba akarutsinda, ni Yesu wenyine. Uyu mugabo y'umwiyambaje ntagombera abandi bamufasha, oya, ubwe arihagije. Kuba uri kumwe na Yesu umenye kuri uri kumwe n'umurwanyi udatsindwa. Haba mu mazi azabana nawe, haba mu mvura imeze nabi azabana nawe, haba mu zuba ryagucanyeho azabana nawe, kandi azagukiza amaboko y'ababisha. Numwemerera ukagenda nawe, kandi kugendana nawe nta kindi bisaba, ni uguhinduka, ni ukwemera guhinduka ukava mu ngeso mbi. Numwemerera ukabana nawe azagukiza amaboko y'abagome. Numwemerera Yesu mukaba muri kumwe azagukiza ibikugarije, azagukiza gupfa uhagaze, azagukiza amazina mabi, azagukiza za karande, azagukiza umuruho, azagukiza ibyaha. Numwemerera, ikibabaje nuko ushaka kuba umufana w'idini aho utabaye umufana wa Yesu. Ngenda ntangazwa cyane y'abantu aba bari kuba abafana b'idini. Idini ntabwo ryagukuraho n'umudayimoni w'umubu. Wapi? Niwemerera Kristo aka mu buzima bwawe, aho uzajya hose muzaba muri kumwe. N'umufana w'idini ntabwo idini muzajyana, ariko Kristo muzajyana. Lela elekosika, Kristo muzagendana. Kristo mu bibazo murajyana, mu burwayi muragendana, mu nzara muba muri kumwe, ku rugamba muba muri kumwe. Urugamba rw'ubuzima n'urugamba rusanzwe. Kristo yumwemereye ukaba inshuti ye, ukemera kugendera mu biganza bye, ukemera gukizwa neza, aho ujya hose muba muri kumwe. Iyo mwemereye ashyigikira imyumvire yawe, agashyigikira amahitamo yawe, agashyigikira imitekerereze yawe, agashyigikira ibiganza byawe. Nimba hari umuntu ukenewe muri iyi si y'Imana, ukeneye Kristo ko agushyigikira. Iyo udafite Kristo nta kintu ufite mu biganza, nta kintu ufite mu buzima bwawe. Nta mutungo uremereye kurusha Kristo, nta cyubahiro gikomeye kurusha Kristo, nta titire wagira ikomeye kurusha Kristo. Kumenya Yesu niwe uzagutera inkunga mu byo wagezeho n'ibyo uzageraho. Nshuti wo nkurikiye, wikumva ko kumenya Kristo, gukizwa ari iby'abaturage, hari iby'abantu b'abasivile, hari iby'abantu bari aho. Kumenya Kristo ni iby'igikundiro. Uyu mugabo Yesu Bibiliya igenda imugaragaza ahantu yagiye agera. Hari aho yageraga abarwayi bameze nabi akaba arabakijije. Hari aho yageraga abantu babo babaye impumyi akabahumura. Hari aho yageraga umuntu arwaye dayimoni zikajya mu ngurube, ayiwe.
Yesu yari kumwe nawe akubera igisubizo. Isi ya none ikeneye Kristo. Shuti wo nkurikiye, bakozi Imana munkurikiye, bantu b'Imana munkurikiye, shuti zagusengarwa, uzamenya umupfumu nta kintu azakumarira. Icyo azakumarira azakurya yawe ayakumareho. Numara kuba umukene agusezerere. Nuba ukomeye uzagira inshuti nyinshi, ariko umunsi uzakena zizagenda zose. Ariko nuba uri waramenye Yesu, no mu bukene bwawe Kristo muzamuri kumwe. Lekos ene monde repai. Nuba waramenye Kristo, inshuti zo muri ubuzima iyo ukige ziraguhunga. Iyo ugize ibibazo zirakwitakana zikuvaho. Ariko Kristo nutazagusiga. Hituri abantu bagusize. Impamvu bagusize ntacyo kuvuga ufite. Reka Imana iguhindura amateka. Reka Imana iguhindura ubuzima. Reka Imana ikuzamure mu ntera. Reka Kristo akingure imiryango yawe. Urebe abantu baraza. Barakwita amazina atandukanye. Urashaka kuba udasanzwe, emera kuba inshuti ya Yesu. Uri inshuti yande. Uri inshuti yande. Ndagira ngo baze umutima wibaze ngo ubu ni inshuti yande. Ngeze ahanyerera ninde wandamira. Simana ivuze najyaye. Ese Satani cyo kuri urwo bunarokorwa nande. Ese ngeze mu mazi ubwato bugiye kurengerwa ninde wandokora. Ese umuyaga wabaye mwinshi cyane ninde wawucyaha. Ese umuyaga wakwatatse mama papa, umuyaga wakwatatse ninde wawucyaha ko utaramenye Kristo. Kari we wenyine ujye uducyahira umuyaga. Iyo aba bantu bataba kuba baramenyanye na Yesu ari kumwe nabo, aya mazi bari kuyakira. Wowe se nkurikiye utaza kumenya na Yesu, aho ugeze warahageze. Kumenya Yesu azakubera ibyiringiro, azakubera ubuzima, azakubera inshuti, azakubera umutabazi. Uri inshuti, uri inshuti, uri inshuti yanjye, yewe Yesu we wambereye inshuti. Nubwo nanyura mu bikomeye, ubushuti bwawe burakomeza. Nubwo nanyura no mu mazi, ubushuti bwawe burakomeza. Naho twaca no mu zuba, ubushuti bwawe burakomeza. Na imvura yaba nyinshi, ubushuti bwawe burakomeza. Naba nariye cyangwa nariye, ubushuti bwawe burakomeza. Naba nkomeye cyangwa batazi, ubushuti bwawe burakomeza. Naba nzi cyangwa ntari ntaminwa,
ubushuti bwawe burakomeza uri inshuti yacu uri inshuti yacu yewe Yesu we ubushuti bwawe burakomeza ubushuti bwawe Yesu hari umunsi nari mu bihe bikomeye ndi mu bihe bitoroshye mbona ku rupfu rungezeho hari umunsi nakoze agisida nta muntu n'umwe wandamira Yesu arandamira naho nanyura mu bikomeye ubushuti bwawe burakomeza naho nanyura no mu rupfu ubushuti bwawe burakomeza twaba dusinziriye cyangwa tudasinziriye ubushuti bwawe burakomeza n'abafite amafaranga cyangwa n'ayafite ubushuti bwawe burakomeza pfa kuba narakwemereye ubushuti bwawe burakomeza uri inshuti nziza Yesu we uri inshuti idahinduka uri inshuti nziza Yesu we uri inshuti idahinduka ubushuti bwawe burakomeza ndashaka gusengera umuntu ushaka kuba inshuti ya Yesu aho waba uherereye hose ndashaka gusengera aho waba uri hose umuntu ukeneye kuba inshuti ya Yesu aho uri hose dore ibintu wakora birindwi byatuma inshuti ya Yesu kuba inshuti ya Yesu icya mbere ni ukureka ibyaha ibintu birindwi wakora ukaba inshuti ya Yesu icya mbere ni ukureka ibyaha ugiye kumva ngo ndi mu isi nareka ibyaha gute ni ukwemera gukizwa ukaba umukristo uhora wihana hari umuntu uri mu byaha atarakizwa afite ibyaha byamunaniye kureka kuba inshuti ya Yesu ni ukureka ibyaha ugahora umukristo ugahora wihana ukajya mu ntungane intungane bwira 17 ukaba mu ntungane aho ngaho ukaba muri ukaritsiye ukemera kuba inshuti ya Yesu icyo ni kimwe icya kabiri kuba inshuti ya Yesu kugira ngo ube inshuti ya Yesu nuko ubaho uri umuntu ugira imbabazi ikintu cyaranze Yesu ni imbabazi kugira ngo atubambirwe ni imbabazi kugira ngo yikore umusaraba ni imbabazi yatugiriye icyo ni cya kabiri ushaka kuba inshuti ya Yesu mu bintu birindwi ugomba gusetinga umutima wawe nushaka ubyandike icya mbere ni ukureka ibyaha icya kabiri ni ukubaho uri umuntu ugira imbabazi kuko Yesu icyamuranze ni ukugira imbabazi icya gatatu ni ukugira umutima w'urukundo ikintu cyaranze Yesu ni umutima w'urukundo igihe cyose uzabona umuntu adafite urukundo uzamenye ko uyu muntu atari inshuti ya Yesu
igihe uzabona umuntu ukabona umuntu adafite umutima w'urukundo mu buzima bwe, uzamenye ko uyu muntu atari inshuti ya Yesu na gato. Igihe uzabona umuntu aba mu byaha, uzamenye ko atari inshuti ya Yesu. Igihe uzabona umuntu atagira imbabazi, uzamenye ko atari inshuti ya Yesu, uzamwita umufana. Buriya abafana ntibashobora kumenya aho ikipe aho abakinnyi baririye, bisiga n'amarangi bagakubuka, ariko burya abaho abakinnyi baririye ntabwo bamenye. Icya kane, nimba ushaka kuba inshuti ya Yesu, icya kane, ugomba kubaho uri umuntu uzirikana guhamagarwa kwawe, uzirikana aho wavuye. Mu bintu bituma umuntu ahora asubira inyuma ni ukutazirikana umuhamagaro, kutazirikana ahantu wavuye ngo uzirikane ibyaha wavuyemo. Igihe cyose utazazirikana aho wavuye, uzahora uhasubira. Niyo mpamvu muri imbyeri nyiraho ngo ngiye ndi umukristo nzahora ndiwe ngeze ku gupfa. Ni ukuvuga ngo ni uguhora uzirikana. Cyo ni cya kane ugomba kuba wujuje. Ushaka kuba inshuti ya Yesu, icya mbere kureka ibyaha, icya kabiri imbabazi, icya gatatu urukundo, icya kane guhora uzirikana aho wavuye. Kuzirikana ubuzima ahantu wavuye, ahantu Yesu yakuvanye. Kuzirikana ibyaha Yesu yakuvanyemo, kuzirikana ubutayu Yesu yakuvanyemo, ukabizirikana. Icya gatanu, guhora kurangwa n'umuntu ukunda abakozi b'Imana, kuba mu buzima bwo gukunda abakozi b'Imana. Kuba inshuti ya Yesu ni uko ukunda abakozi b'Imana. Igihe utazakunda abakozi b'Imana, ntabwo uzamenya amakuru y'ijuru, ntuzamenya kwihana, ntuzamenya gutinya ibyaha, ntuzamenya gusenga, ntuzamenya icyo Imana ivuga, kuko Imana ikoresha abakozi b'Imana, ikoresha abakozi bayo, ikoresha abana b'Imana. Igihe cyose ngo ndi nyakamwe, ngo nzasengera umutima, nta kintu uzageraho, nta makuru uzamenya. Cyo ni cya gatanu. Kugira ngo ube inshuti ya Yesu ni uko ugomba kuba ukunda abantu b'Imana, ukunda abana b'Imana, ukunda abakozi b'Imana, ukunda abashumba, ukunda abantu b'Imana, ufite umutima. Kuko nubakunda nibo Imana izacamo, nibo uzacamo ukaba inshuti ya Yesu. Ntabwo abaho Yesu ntuzamubona amanuka mu biti, ntuzamubona amanuka muri karitsiye umuhanda ngo mubone mugenza mu muhanda, ntabwo uzamubona muri kaburimbo. Reka azaca mu mukozi wayo. Kandi ntabwo abantu bose bazaba abahanuzi, ntabwo abantu bose bazaba abakozi b'Imana, ntibishoboka. Niyo mpamvu ugomba kubaho ufite umuntu w'Imana mu buzima. Cyo ni icya gatanu kiranga umuntu ushaka kuba inshuti ya Yesu. Uharanira gushaka umuntu uri mu Imana. Nubwo harimo n'abatubuzi, n'abesiko, n'abanyamanyanga, n'abanyamafuti, ariko hari n'abantu b'Imana baracyahari, batarasebya Imana, bagikunda Imana. Iki ni icya gatanu. Nutacyubaka ntabwo uzaba inshuti ya Yesu, kuko iyo ucyubatse murasengana, murungurana Mukristo ntiyagenze wenyine, mujye musoma agatabo k'umugenzi. Oya, gomba kuba ufite umuntu w'Imana. Icya gatandatu, ugomba kuba uri umuntu ukunda gusenga. Ugomba kuba uri umuntu ukunda gusenga. Hari abantu babatizwa bakabashyira muri Yorodani, ariko bagaheruka ubwo masengesho n'abayikoza, kwiriza ubusa shwi, kuba mwaho mujye gusenga shwi, mujye mu materaniro shwi, akaba adakunda gusenga. Ugomba kuba kiri cya gatatu, ugomba kuba uri umuntu ukunda gusenga, kuko icyarangaga Yesu yakundaga gusenga. Ibitangaza yajyaga akoraga, yahitaga azamuka akajya ku musozi wa Elayono akajya gusenga. Igihe cyose uzaba mu buzima budasenga, ntabwo uzaba ukunda Yesu. Kuba ukunda Yesu, kuba uri inshuti ya Yesu, ni uko ugomba kuba ukunda gusenga. Ibi ni ibintu bitandatu ugomba kuba. Ugomba kuba ukunda gusenga. Ugomba kuba ukunda gusenga, ukamenya ko gusenga ariho uzahurira n'Imana. Ugomba kuba uzi gusenga mu buzima bwawe, ukaba uzi gusenga. Biratangaza ngo ngiye ngo n'umwana wa pastor ntazi gusenga, ngo ngiye ngo mabanye ngo masengesho ntazi gusenga. Umubwiye ngo usengera abashyitsi ntiyabishobora. Ngo ngiye ngo navukiye ngo mu nzu y'Imana, ntuzi no gusenga, ngo urashanga Imana iragutabara iki hehe?
hehe. Imana itabara abantu bayo iciye mu masengesho. Noneho ngo nuzi gusenga ngo ngundi Imana ubyuka udasenze uryama udasenze ukabyuka udasenze gukunda Imana mwahuriye. Ubu umuntu yabyuka mu gitondo ngo ni umusirikare ataragiye ku ikosi atari igisirikare. Ntukabeshye mu gihe uzaba gukunda Yesu uziga no gusenga. Kiri cya gatandatu kirakomeye cyane. Abantu benshi buzuye insengero ariko ntibakunda gusenga. Abantu buzuye insengero bizuye mu misigiti mu makiriziya mu masengero baruzi ariko ntibakunda gusenga. Yuzuye n'amasengesho menshi ugateye gusenga cyane abantu barakandura abandi bagatanga gusenga mu rusengero. Ariko gusenga ni ubushuti. Nase umuntu ukunda abantu mwese mwarambagije abakobwa n'inkumi n'abagabo mwashingiwe. Ntabwo wabonye umugore utamuhaye umwanya. Reka ntabwo wabonye umugore wagiye mu gitondo ubona umugore wagiye mu gitondo ubona umugabo. Zero. Na Yesu ntuzamubona utamuhaye umwanya. Yesu ugomba kumugira inshuti ukamugira sheri kandi ahandi hantu ubizaca mu masengesho. Ubunebwe burakwishe ngo urashugura inshuti ya Yesu. Mwahuriye hehe? Mwahuriye basa umutima wawe ngo ni inshuti ya Yesu. Mwahuriye he? Uryama usenga wikingice amaguru ari mu ikuvurere ari mu ishuka ishuka ikuranga ngo mwami Yesu ngorova ukabarasinziriye. Mu gitondo ngo inshuti ya Yesu ngurashanga Imana ikubakire ngurashanga Imana igwakaze ngurashaka Imana igurubyaro mwahuriye. Wahamagara sheri usinziriye se yahita kuboroka. Ndimba utahamagara sheri wawe usinziriye Yesu kuki umuhamagara usinziriye? Kuba inshuti ya Yesu ni ukuba ukunda gusenga kuko niho honyine biro ya Yesu uruganiriro rwa Yesu ahantu duhurira mu nama abantu bajya mu nama ahantu mukorera inama na Yesu ni hehe? Ni mu masengesho. Iyo winjiye mu masengesho uba ugiye muri biro kuvugana na Yesu. Uba ugiye muri biro kuvugana na Yesu. Uba uri inshuti ya Yesu. Amen. Icya karindwi ugomba kuba uzi ko uharanira kujya mu ijuru. Hari abantu bakizwa kuri buri inshuti ya Yesu ugomba kumenya kuzimuka. Nubwo uri mu buzima ugomba kumenya ko uzimuka. Nawe yarapfuye arazuka aravuga ngo simbasize mwenyine mbasiye umufasha w'Umwuka Wera ndagiye ngiye kwa Data. Ugomba kuba nimba uri inshuti ya Yesu ugomba kumenya kuzimuka ugahora witeguye ko hari igihe uzapfa ukaba muri ubuzima ukajya mu ijuru. Hari umunsi ubwo mvuze ibyo gupfa noneho nimwongera kuvugisha umva ugomba kumenya ko uzapfa. Ugomba kumenya ko uzapfa. Yesu yabayeho yigira umwana akora ibitangaza akiza arakiza akora ibitangaza akiza abarwayi akora ibintu bitanga. Ariko igihe kiragera arapfa arazuka. Amaze kuzuka ayiyereka intumwa ze arabiyerekana na nyina aramwiyereka arabiyereka baramubona arababwira ati dore na za nkovu. Aravuga ati mugiye kwa Data. Nimba ukunda Yesu icyo ni cya karindwi ugomba kumenya ko uzataha. Hari umunsi umwe renitarazanga erebo hari umunsi umwe uzazamuka. Igihe ukunda Yesu ntukwiye kumenya ko agakiza karangira muri iyi si. Abantu benshi bafite agakiza karangira muri iyi si, karangira muri karitsiye, karangira mu cyumba. Abantu bakizwa muri saro, abandi bakizwa muri korari, abandi bakizwa mu rusengero, basohoka gusomana sawa, kwiba sawa, gutukana sawa, ariko bajya mu rusengero tuzajya mu ijuru. Agakiza karangira aho zero. Nimba ukunda Yesu ugomba kumenya ko agakiza ufite akakujyana mu ijuru. Nakari kugutransfer kakujyana mu ijuru. Umuntu wese ukijwe afite transfer imwohereza mu ijuru. Mujye bango werese ngo yatwereje mu ijuru. Nose uzuma igihe kizagera uzagenda tu uzajyaye. Isi yose ivuga ko ikunda Yesu. Abantu bose bakunda Yesu. Hari Yesu wanjye, hari Yesu. Ariko se agakiza ufite kutinda kubona akazi ugatuba ngo ndagusezera kandi
kutinda kubona umuganga ngo ngiye kubivamo, ngiye kubishingukamo, ko bakuvuga ngo ngiye ngo ndaguye, kandi Kristo agusaba ko ugomba kumukunda kugeza gupfa kuzimuka. Ntabwo agakiza dufite karangira muri ubuzima. Abakunzi ba Yesu, lekos enemo, abantu bafite gahunda yo gukunda Kristo, ntabwo dufite agakiza karangira mu migati, karangira mu miceri, karangira mu kawunga, karangira muri za kontara, karangira muri za visa, karangira mu bana duha. No, agakiza dufite ku mukunzi wacu ni agakiza kazarangira twimutse tugiye iwacu mu ijuru, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru aheza twubakiwe n'umukiza. Ngo abantu bafite intumbero ni abantu bafite ibintu birindwi, iyo utabyujuje ubu utari inshuti ya Yesu. Baza umutima wawe ubaze ngo ubu uri inshuti yande? Nugenzura urasanga uri inshuti y'umuhanuzi, urasanga uri inshuti ya bishop, urasanga uri inshuti ya bariya ya korari ya abantu benshi ku munsi w'imperuka bazabura ijuru barabaye mu rusengero. Kristo ajya avuga ngo ntabwo mwari inshuti yanjye, kandi ntabwo Yesu yaguha ijuru mutarabaye inshuti, kuko umwenda turimo ni umwenda w'urukundo, ntabwo ari umwenda w'amafaranga. Isi yose irimo Kristo, umwenda w'urukundo. Babwiye ibintu bikomeye, nubifata ukabikomeza bizagusindagiza muri uru rugendo. Nimba ukijijwe, agakiza kawe nimba karangira mu buzima bwa hano ku isi, uracyari umwana mu gakiza. Nimba agakiza kawe karangirira, nimba agakiza kawe kazarajya mu masezerano, nimba nutabona amasezerano utazakizwa, uracyari umwana mu gakiza. Jya kwinywera byeri, jya kwishingira akabari, ntabwo uri mu nzira. Nimba agakiza kawe, nimba ibyo yagusezeranye nimba bitinze kuza, nimba uzabivamo, ubundi ntubirimo, ukwiye kubwira Satani ngo agakiza mfite kazarangira nicaye ku ntebe ya data, nicanye na data, turi kuririmba indirimbo z'amazamuka. Nguyu umuntu ukunda Yesu. Iyo ufite agakiza kameze gutya, uri inshuti ya Yesu, nta kintu kikugusha, kuko ntabwo waramenya agakiza kubera umugato, waramenya agakiza ko uzabana na Yesu mu ijuru. Nshuti yanjye, reka ngusengere. Urashaka ko Yesu aguha imbaraga? Ibintu birindwi ujye uhora ubizirikana. Urashaka ko Yesu agushoboza muri urugendo? Urashaka kuba inshuti ya Yesu? Urashaka ko Yesu ajya gucyahira umuyaga wose? Urashaka ko Yesu ukiri muri iyi si imiyaga azayicyaha, ariko azayicyaha ariko kurakara ko ibintu birindwi byujuje? Urashaka ko umuntu ubabarira? Urashaka ko umuntu ufite umutima w'urukundo? Urashaka ko umuntu wirinda ibyaha, ukijijwe? Nshuti yanjye wowe nkurikiye, ndagira ngo nimba utabyujuje upfuka amahuri ngusabire Imana imbabazi, hanyuma ubwire Imana ngo Mwami, ndifuza kugira agakiza gafite intumbero nzima. Abantu benshi bayobye inzira, abantu benshi bari mu itorero, ariko bari mu madini, ariko barayobye inzira y'umusaraba. Ibintu bya Yesu abantu babihinduye umugati, si uko atawutanga, ariko abantu noneho babihinduye umugati, bibagirwa inzira bajyamo. Kandi inzira tujyamo ntiturayisoza, ni inzira itujyana itwimura, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Abantu rero basohotse muri iyo nzira, bajya mu nzira irangira mu bana, irangira muri visa, irangira muri mariage, irangira mu kibanza. Ibyo ngibyo rwose n'abapagani barabibona. Impamvu yo gukizwa nuko hariho ijuru. Turi muri iyi nzira rero, ibyo ngibyo byose Yesu azabiduha. Haleluya! Nubwo twababazwa gute, Yesu azabiduha. Nubwo twakena gusa, Yesu azabiduha. Ariko abiguha gute? Abiguha yabanje kureba ko inzira urimo ariyo. Iyo utariyo, iyo winjiyemo ushaka kumwibamo umugisha. Hari abantu binjiye mu gace bagiye kwiba umugisha, bagiye kwiba mariage, bagiye kwiba akazi, ntako muzabona. Injiramo ufite intumbero yo kujya mu ijuru. Niba aragiye mugiye guhubuzamo umugisha, guhubuzamo
guhubuzamo akazi, guhubuzamo mariage. Warumvisha amakuru ko habamo urubyaro, ko habamo kuzamuka munira, ukaba uvuga ati ye nagiye impereza akazi, hari igihe itazakaguha. Jya muvuga ngo ndifuza kuzabana nawe mu bwami bw'ijuru, ndifuza muba wacunguye mu wapfiriye, nanjye ndimo ndifuza kuzabana nawe, ya makamba nkayambara. Reka ngusengere. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri ibyiringiro bizima, uri Imana itadukoza isoni. Ndasengeye abantu bose badukurikiye, ibintu birindwi buri muntu wese ubimuhe kubyuzuza kugira ngo arusheho kuba inshuti yawe. Nuko yuzuza ibintu birindwi kandi abantu benshi ntibabyujuje, udushoboze kubyuzuza. Turifuza kuba inshuti yawe, turifuza kuba inshuti yawe, turifuza guhinduka. Ntabwo uzadutererana, uri Kristo, uri Mesiya. Ndasengeye ababyeyi, ndasengeye abagabo, ndasengeye abakobwa, ndasengeye abasore, buri muntu wese udukurikiye, mwatuyeho imbaraga z'Imana, mwatuyeho ubutabazi bwihuse, mwatuyeho impinduka idasanzwe mu buzima bwe. Amateka uyahindure, umukize za karande, abarwayi bakize, afite ibikomere wakize, afite imbaraga hende wakize, ubavure ibikomere, ubakuraho amateka mabi, ubahindurire izina kandi ubambike imbaraga, ubashoze muri urugendo, ntibatsindwe muri urugendo, ahubwo bahinduka abana bawe. Urakoze ngambe kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Yesu abagineza. Mwari kumwe na Emmanuel. Bye bye.